by'uburibwe n'imvune n'umukinnyi bakwishingikiriza ku icuma akabasha gutanga umusaruro muri iki gihe. Gusa wenda utundi tuntu tutabaye twiza kuri Rayon Sport ni nk'amakarita yabayemo ubona yashoboraga kwirindwa Forunganye nyuma kubona igitego cya mbere benshi banahurizaga ko rwose umutoza Robertinho yagombaga kumusimbuza kubera no mukinnyi navuga ngo ngenderwaho cyane. Ni match bari bamaze kujya imbere ikindi gitego byarubwo bimaze kwa 3-1 mu giteranyo cy'ibitego kandi n'umukinnyi wakoreshejwe cyane muri fazare nubwo imikino ine ya mbere atayikinnye ariko indi yose isigaye yarayikinnye abisa naho ari umukinnyi wo gutangira kugenda zigama imbaraga ze. Hari abakinnyi muri Rayon ubona rwose bakeneye gutangira kuzajya bahabwa umwanya wo kuruhuka notama harimo Bugingo umukinnyi wakoreshejwe cyane hakazamo umukinnyi nka Keve we rwose ugenda ubona yuko agenda ajyana n'imvune za hato na hato. Hakaza uyu Forunganye. Abo ni abakinnyi batandukanye n'abandi kubera iki bo ntago bigeze bagira umwanya na muto wo kuruhuka. Ushaka kuvuga wenda uti Ombolenga kutamuvuza ariko Ombolenga yagize igihe yavunitse hakina Serumogo match zitari nkeya. Ushaka kuvuga uti kutavuga wenda Richard ubu Serumogo yahawe iminota arakina. Richard ubu afite dafashwa kujya kuzama agakina. Ushaka kuvuga uti Adama Bagayo Adama match nyinshi muri fazare yari umusimbura. Ushaka kuvuga ati Haji hari match zimwe abanza mizinda agasimbura Basane nuko abanza muri mwe ubundi agasimbura ariko abakinnyi barakoreshejwe cyane. Yaramutindanye rero baza kumukorera agakosa araryama bazana Brancard ngo ajyeho bajye kumuvurira hanze yihanga kwijyaho baba muhaye ikarita y'umuhondo bayimuhaye kapitene Aimable wari wambaye igitambaro nyuma ko Keve yavuyemo ajya kureklama ntiyumvikana n'umusifuzi ukiri muto ariko twashimye yitwa David mu byemezo Kayitare. Uriya musifuzi ni hataza bya bindi nyine bijya bivangira abasifuzi namwe muzi ejo navuze turukogeza match yo umusifuzi mwiza umva ibintu duhurijeho tutari kumwe n'umusifuzi mwiza ni umusifuzi narebye ukuntu atwara ni nawe dusifure match ya finale y'imikino ya gisirikare naramubonye nafashe umwanya ndeba ukuntu ariko dusifurira kuri match iri atwatsinzwe finale kimwe ku busa sofu ndeba niyi match ukuntu yayisifuye n'umusifuzi mwiza. Ubwo rero abajya bavuga ko tutajya tuvuga abasifuzi bakoze neza niyo ni message uriya musifuzi ni mwiza keretse nuko batangira neza bakabavangira natagira ikigare kimwe ariko reka muhe ubutumwa bagakate bakamuhe ukuntu sifura autorité ufite donc ukuntu ubona agera ama situation ubona control ibintu ari gukora ikintu cy'ubutegetsi muri we ubona atihingamo kimurimo autorité ubundi no yambere isifura gutegeka ibintu uko bigenda kuvuga ngo ibi nuku ukuntu abonye akora amavuma meza positioning z'ahantu hagarara hakwiye kabisa action zose abazegereye buriya uzarebe Lorenzo abasifuzi benshi bananirwa gufata ibyemezo uko atageze ahantu biri kubera kutaba very athletic kutihuta ngo ajyane na baro icya gatatu kuba ari umuntu uri udashyuha ngo ubone ngo umukinnyi niba azayisararanga ngo bagiye guterana amagambo ayaplika itegeko urarya umuhondo cyangwa se arakuganiriza afite ukuntu yigira inyuma gawe ati niba aragusifura kuri finale watsinzwe ukemera ntubigireho ikibazo. Naramukunze cyane uno musifuzi afite ubushobozi bwo kuzamusifuza impuzamahanga nta kintu na kimwe yifitemo ubusamweri njye musaba ikintu kimwe n'uwikunda Samweri w'ejo ibintu bijya bivangira abasifuzi b'ibinyarugenge urabizi ntuzabijyemo ibyo bintu byirinde wa musore we uri muto ni na muto kuri twuriya n'umujene muto nubibara neza uratangira kurya amafaranga ya CAF vuba cyane ni muremure n'umuhungu yihuta n'umuhungu ubona utuje n'umuhungu ubona nyuma y'amacu ubona anaganira n'abakinnyi baseka vraiment nabonye umusifuzi usifura neza kabisa. Urakoze cyane reka twumve no Robertinho na Muhire Kevin noneho nyuma yo twamamaza ubundi tugaruke mu kanya tutabivuga ariko agatangira akarya turare atabihera uramenye. Était un bon match pour nous, le deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps, après le changement, était... wari umukino mwiza kuri twe mu gice cya kabiri nyuma yo gukora impinduka zaje ari by'uburibwe n'imvune n'umukinnyi bakwishingikiriza